Menye ko ibibarwanya ari ibiremwa ariko barwanirira ari umuremyi. Ibihe byose barimo bacamo ni babitega ikindi gihe. Hari igihe kigucisha bugufi n'igihe kikuzamura. Yosefu yabaye imyaka 30 hasi ariko kubera inzozi 80 yayimaze hejuru. Umuntu ufite inzozi ngari abanza kunyura hasi ariko atinda hejuru. Wikwita butinzi. Reba uzamara igihe kinini. Irinde n'abantu robago, irinde ro kujya kugisha inama abantu byananiye. Gisha inama babishoboye kuko ibyo ugiye gukora hari abandi babishoboye. Gerageza ushaje ibiguzi byose bigusaba ubitange ubagereho mugani. Ikaze inshuti za Rev Prophet Ernest NYIRINDEKWE mwese mudukurikira umunsi ku wundi mwese mubana natwe. Turabashimiye cyane nyuma y'iminsi mike mu biganiro mwakunze cyangwa se mu gikunda mu kireba twongeye turahari twagarutse. Ni byinshi biri ku mutima wa Prophet, ni byinshi mwakurikiye, ni byinshi turi buganireho uyu munsi. Gusa ntaratangira nk'ubusanzwe cyangwa se nk'ibisanzwe, reka nakire umushumba aturagize Imana. Urakoze cyane. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kubw'imirimo yawe myiza itangaje. Turagushimiye ko uyu munsi utwemereye kongera kugaruka hano imbere ya kamera. Izina rye nirihabwa icyubahiro. Dusengeye imitima n'amatwi yose n'abantu bose bazakurikira kino kiganiro bazagire byinshi bungukiramo. Ikiruta byose ijambo ryawe riri buvugirwemo rizahindura ubuzima bwabo. Abatarakumenya bakumenye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amakuru n'iminsi mushumba. Tumeze neza. Biragenda. Turabona umeze neza. Nanjye ndakomeye ndashima Imana. Urakoze cyane. Amakuru ahari twatangira wenda yihuta cyangwa se y'ibishya bihari. Nabonye hari igiterane. Nyuma y'ibiterane byinshi mwagiye mukora mu bihugu bitandukanye nka za Amerika, za Canada, za Sweden, nabonye noneho hagezweho Ububiligi. Nubwo atari ubwa mbere mubaye nk'abasubirayo, bagiriwe umugisha ko ho mukomeje gusubirayo, ubwo uri buze no kumbwira impamvu usubiyeyo. Nabonye mufite igiterane kizara ku itariki 25 z'ukwa 10 kugeza ku itariki 27. Abantu bo mu Bubiligi bitega iki? Mbanze wenda hari agaterime muri bisi gahanze ngo mbakunde, mbabanze mbakunde rwose, mbabanze kugira ngo abari bafite amatsiko yiyongere. Ubahishiye iki? Ngo gaterime kavuga ngo iki? Gukunda. Ngo nkazi. Ubahishiye iki? So iki giterane gifite insanganyamatsiko ivuga ngo injira mu gihe cyawe. Ni igiterane ubundi kenshi buri mwaka nkoresha ibiterane. Ni icyanditswe kiri muri ARIKO igice cyawo cya 16 umurongo wa 15 ngo nimujye mu bihugu byose. Niyo mpamvu ubona ngerageza henshi kugenda nyurayo kugira ngo mbashe gusohoza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko Yesu yabivuze. Icyo bakwitega rero ni ukwitega imbaraga z'Imana kuko twaragisengeye, kandi nabo tubabwira ngo kenshi bararika abantu batarakizwa baze bumva ubutumwa bwiza kugira ngo babashe guhindukira bamenye Kristo. Iriya minsi 3 si mike. Nzagira undi mwanya wo kuvugana n'abantu ku giti cyabo kuko abantu bazaba bavuye mu bihugu bitandukanye. Na mu giterane nari maze iminsi muri Canada. Imana azaturuka muri Amerika, twaitire kumwe muri Canada beshi. Harimo bazaturuka muri Sweden, harimo bazaturuka Finland, harimo n'abazaturuka ku mugabane wa Afurika nka za Tunisia ndetse na za Dubai. Ni beshi. Ubwo rero harimo n'abazava mu gihugu cy'Ubufaransa. Urumva abo bantu mu Budage, harimo abazava mu Budage, harimo abazava mu Bufaransa. Abo bose nk'ubu ari nka timu y'abantu bagera muri 25 bazaba bavuye muri Sweden. Harimo bazaba bavuye mu Bufaransa barenga 13. Ngaho ufata ibyo bihugu byose bihuze
urumva nta minsi myinshi bazaba bafite. Agomba rero no kubaho n'umwanya, harimo ibyo baba bashaka kukubaza, bakeneye gusobanukirwa, bishingiye no mu nyigisho zimwe na zimwe mba naragiye nambutsa, hari byinshi baba bakeneye gusobanuza. Ni uwo mwanya rero wo kugira ngo nzafate akanya ko kuganira na buri muntu wese n'icyo ashaka kubaza. Urakoze cyane, dufashe umwanya kugira ngo tubibutse ndetse tunabararikire kubwira n'inshuti zabo ko hari igihe usanga ubizi wabimenya ariko inshuti yawe itabimenye. Babwire rwose ko ku itariki 25 kugeza ku itariki 27 z'ukwa 10 muri Bruxelles hazaba hari ibihe bidasanzwe cyane. Pastor, reka dukomeze n'ikiganiro. Uyu munsi turi buze kuvuga ku ariko ejo naranakubonye haranakubonye ku irebero mu birori ejo bundi kabisa mu birori by'umwe mu bakinnyi ba filime hano mu Rwanda, ariko waje muri ministry mu iyobokamana uri kubwiriza, uri gukoreshwa imirimo ikomeye cyane. Usa na Sebahabu Jeannette. Wow. Uriya mubyeyi cyangwa iriya famiye, ukimara kubona ariya makuru nk'umuntu wari usanzwe ari n'inshuti yawe ya hafi, nk'umuntu wari usanzwe njya mbona kenshi banateranira mu itorero Mushumbye, wabyakiriye ute kubona noneho yinjiye mu muhamagaro biri full time kabisa? Ni umugisha ukomeye cyane, n'impano ikomeye tuza, ni impano ikomeye ije muri gospel. Yari asanzwemo ariko yaratari yirekura kugira ngo biriya bintu bimurimo tubibone, ariko urabona none yatangiye kubishyira hanze. Ni umugisha ukomeye cyane rero. Mu minsi iri imbere mugiye gutangira kumereza agatuti, ndavuga ko ahantu hatandukanye hose, urumva karibu rwose. Nari nkanyujijemo kugira ngo abantu banamenye uko byari bimeze, uko wari umeze. Ikiganiro cyacu kiri buze kuza kwibanda cyane ku kintu cyitwa inzozi cyangwa se kwaguka mu bitekerezo. Turi buze kuvuga ku mbaraga z'inzozi, ku mbaraga zo gutekereza kuri. Yego Pastor, ubundi kuki ari ngombwa, kuki bikenewe, kuki umuntu akwiye kudatekereza mu byarimo mu by'uwo munsi, kuki akwiye kurenza amaso uwo munsi, akarenza ejo, akarenza uwo mwaka, akarenga imyaka 2, ugasa none ari gutekereza ibintu byo mu myaka 5, 10? Kubera iki? aho ushyize mu 10 waba ugarukiye hafi, kuko inzozi zawe zigarukira niho uzagarukira. Amaso yagarukira niho ureba. Ugomba kurenza urwego rwaho urebesha amaso y'umubiri, ugatangira kurebesha amaso y'ibitekerezo. Twifashishije ibyanditswe byera, usomye Abami ba Kabiri, ibice byaho ni ibice 13, were ku murongo wa 14 ugeze 18. Aravuga ngo Elisha agiye gupfa, guhamagara umwami, aramubwira ngo kingura idirishya urase. Ngo ararasa, aramubwira ngo uko niko uzatsinda Abasiriya. Warongera aramubwira ngo ongera ugaruke. Aragaruka, aramubwira ngo noneho kubita hasi imyambi, ngo kubita hasi 3 arekeraho. Umuntu w'Imana aramurakarira cyane, aramubwira ngo iyo uza gukubita hasi 6 cyangwa 7 wari kuzatsinda Siriya kugeza igihe uzayirangirije. Ngo ariko gukubise hasi 3 uzatsinda 3. Amaso yawe ibitekereza kwereka kuzagera ni Imana ikugeza. Ntabwo Imana ijye kuguha ibintu utaratekereza. Efeso 3:20 ibasha gukora cyane ibiruta ibyo usaba ndetse n'ibyo wibwira, nk'uko imbaraga zayo zigukorera. Nusoma Imigani 23:7 aravuga ngo kuko umuntu atekereza ku mutima we ni kare, umuntu angana nk'uko atekereza. Niko Bibiliya ivuga. Niyo mpamvu rero twifashishije Bibiliya, ntabwo twatekereza ahantu ibintu bihwanye n'aho tuva, ahubwo dutekereza ibintu bihwanye n'aho tujya. Tugira ibitekerezo by'aho tujya tutari twahagera. Niye mpamvu nyirizina ikwiye gutera umuntu kugira ibyo bitekerezo? Impamvu ni uko ubereyeho gukora. Bibiliya iravuga ngo, Efeso 2:10 aravuga ngo kuko turaba Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Rero ugomba kuba utekereza unakora kuko nicyo waremewe.
mirimo myiza. Muri iyo mirimo myiza, muri uko gutekereza, ntibigarukira kuri wowe gusa, bigirira neza na benshi, bifasha n'abantu benshi, bifasha imiryango myinshi, kuko tubereyeho gukora. None si ikamba rigaragara muri Matayo igice cya 25:31 ngo nari ndwaye murasura, uzabasuza iki? Nari nambaye ubusa muranyambika. Ntago ari isengesho. Reka uzabambikisha iki? Nari ndi mu nzu y'imbohe muza kundeba. Uzajya gusura umuntu mu nzu y'imbohe nta kintu umushyiriye? Ni ukubitekereza, sibyo? Ni ibitekerezo bigari. Ngo bazamubaza ngo twakubonye ryari ushonje, ngo ubwo mwabikoreraga undi wari biri inyuma y'abandi, ngo burya ninjye mwabaga mubikoreye. Rero igihe kinini cyane abantu bareba hafi ni abantu bitekerezaho, ariko utekerereza abantu benshi. Yego. Iyo utekerereza abantu benshi ntabwo utekereza ibihwanye nawe. Uritekereza, ugatekerereza n'abandi, ugatekereza n'abazagukomokaho, ugatekerereza n'abakumenye, ku buryo uzabera umugisha abantu benshi. Niyo nyifata ikwiye kuranga uwo muntu watekereje guhera muri cya gihe ari kubitekereza, muri za kondisiyo arimo, muri bwa buzima abayemo, no kugera ageze kuri cya kindi yatekereje zanzize. Ni bibe biba bikwiye kumuranga, niyo byaba nka 3 cyangwa nka 4, ibintu biba bikwiye kumuranga muri urwo rugendo rwo kuganayo. Icya mbere ni ukubirinda. Utangira gukomeza kubirinda nawe ukirinda. Ari ukurinda no kwirinda. Kuko inshuro nyinshi utarinze inzozi urazitakaza. Yosefu yararose, arota abona bene se bamwikubita imbere. Bamaze kumwikubita imbere, inzozi zibwira bene se, baravuga ati tuzakwikubita imbere, atereka tuzirwanye. Urumva atangiye kurwana. Atangiye kurwana kubera ko yazibabwiye, sibyo? Ubundi buriya kubwira abantu inzozi, kubwira abantu inzozi zawe kandi nta sano bafitanye n'izo nzozi, ushaka wabyihorera. Kuko inshuro nyinshi ari igihe ubabwira inzozi bagatangira kuzirwanya, rimwe na rimwe ukanazigeraho bikugoye, sibyo? Rimwe na rimwe bakabana gukoresha n'amakosa kugira ngo urebe ko wazirinda, bibaye bigeza waceceka. Harimo n'icyo bita kugira ibanga. Uriya Samusoni ahantu yagombaga kugera si we yageze. Yego. Kubera ko yamenye ibanga. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ni ukuzirinda. Bazirindisha iki? Bazirindisha kugira ibanga. Sibyo? Noneho urabizi ko bazirwanyije, bamaze kuzirwanya, bamujugunya mu rwobo, bamukuraho, baramugurisha. Ageze muri Egiputa, agera kwa Farawo, kwa Potifari. Potifari amuha akazi. Aba umugaragu mu rugo, aba umuboyi. Mu gihe yari arimo akorera aho ngaho, agiye gukora noneho cya kindi cyitwa kuzirinda nyirizina. Yosefu iyo aza kwemera, akemera gusambana na muka Potifari, za nzozi z'ubukomangoma ariko bazitakaje. Abyita kuzirinda. Kuzirota ni kimwe, no kuzirinda ni ikindi. Kuko urabona uriya yari umugore wa generali, kandi ni ngombwa generali abarinzwe. Bariya abahungu bari harya ku irembo, urumva yari kuzakora biriya bintu, wenda bari gusambana umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, byari kuzarinda birangira bataramufata. Bari kumufata, barasigaye ku rugo boss ari ku kazi, byari bishoboka. None si yo bamubona barasigaye ku rugo, bari kwita bakora iki? ni ukumuca igihango, bari kumwica. Bari kwita bamwica. Nese bamwica zari kuba zisohoye. Oya. Nose byari kuba bivuga ko atarose. Benshi bararose ariko ntibarinze ibyo barose. Kurota ni kimwe, no kurinda ibyo warose ni ikindi. Ntabwo ushobora kuzigera utazirinda. Yego. Inzozi zirarindwa. Nawe unyumve. Yosefu yatangiye guhura na biriya bibazo afite imyaka 17. Yari kubikora wenda imyaka 21 niyo yari kurama. 21 hagati y'imyaka 3 n'ine ntabwo ari kumara icyo gihe batari bamubona. Kandi wagiye muri biriya bintu nabivamo, kuko si Yosefu wari kubuhindutse. Kandi ubwo ni umuryango yabonaga wari ufungutse wa promotion. Abantu bamwe
kubera kutarinda ibyo bashaka n'ibyo bazi, hari igihe rimwe hafunguka umuryango w'ibibi, abantu bamwe bakawinjiramo bagatakaza ahubwo inzozi. n'inzira z'ubusamo Nizo za nzira z'ubusamo nyine. Ati hano nabigeraho vuba hoya, urabitegereza ukabirinda. ukiraho ndi buze kubizirikana twari tugeze. Ni iki gisinyara umucyo cyereka umuntu ko inzira agiye kunyura cyangwa se akaryango kafungutse ari inzira y'ubusamo zitandukanye na za nzira nyine nyirizina zizamugeza kuri za nzozi ze? Nuko ikintu ukora ugikorana umutima utagucira urubanza. Igihe cyose iyo umuntu ari mu nzira idakwiye aba yumva umutima umurya. Reka ngo urugero, nuri umushoferi, iyo utwaye imodoka ukaviyora feruje, nta gitima kikurya. Iyo urengeje 60 mu cyapa cya 60 utekereza iki? None iyo urimo ugendera muri 60 hari umutima ugucira urubanza, uba uvuga ngo ndi mu cyerekezo nyacyo. Kabiri, iyo ugeze kuri feruje zakubita umutuku ugahagarara, hari ikibazo bamva uvuga? Niyo umupolisi aguhagaritse uravuga ati okay, amagarikiye izindi mpamvu ariko namagarikiye kuviyora. Ariko noneho iyo uviyoye nubwo ataguhagarika, nawe ubwawe umutima uba wamaze kugira gute? Uba wamaze kugukomanga. Kabiri, iyo uri kuri telefone utwaye imodoka, urugero ngo haye phone uyiriwe utwaye imodoka, ibiri mu maguru ahubwo ibiri wayimanuye mu maguru ibiri mu maguru, ubwo ntabwo byumva, uba ufite ubwoba. Kubera iki? Uri mu nzira z'iki? Z'ubusamo. Sizo nzira zateganyijwe. Izo nzozi rero kugira ngo zisohore, nuko ugomba kubana n'umutima utagucira urubanza, ukaba uri ku musozi wo gutegereza. Wemera urya ubusa ariko utunze umutima utagucira urubanza, uvuga ngo aho zizasohorera nzabaho neza. Yosefu yaremeye arafungwa, aravuga ati nta kibazo, inzozi narose zirarota kano kayira k'ubusamo. Yahaye agaciro inzozi kurenza agaciro akayira k'ubusamo. Ugomba guha agaciro inzozi niyo byaba bikuganisha uko byamera kose. Nubwo zarara zikugize icyo bashaka kuba cyo ariko udashaka kuba cyo, ubundi ugomba guhaguruka uzi icyo ushaka. Abantu ntibaguhindure ngo bashake kukugira icyo udashaka kuba cyo. Abantu benshi rero bashaka kuguhindura ngo bashake kukugira icyo udashaka kuba cyo, ukayita uhindura ngo ndabihinduye ndabona byazanagorana, ngo n'ubundi nta n'imiryango afite, ngo koko ngo nimufashe, ukabura gihinduye, ukabutaye icyerekezo. Ugomba kumenya icyerekezo cyawe. Icyo gihe rero nuko ugomba kuba warahagurutse uzi icyo ushaka, kuko uzi icyo ashaka nafata icyo abonye. Elisha burya ari butakaza iriya migabane iyo aza kwemerera abana b'abahanuzi. Yarahagurutse avuga ngo shobuja ngo yagiye kugukurwaho, aravuga ngo muceceke ndabizi. Iyo aza kubumvira ati nkora iki, yari gusanga Eliya agiye. Iyo asanga agiye yari kuba nk'abandi bose, nawe yari kwigira mu bana b'abahanuzi. Hari igihe umuntu ahaguruka afite inzozi nini, ejo wareba ugasanga zaciriritse. Kubera iki? Yahuye n'ibimunyeganyeza, yicira akayira k'ubusamo, yanga gutanga ikiguzi cyashaka kugera. Sinzi niba ibyo ngusabije byumvikana. Kubyumva. Icyo ni kimwe wari uvuze kukwirinda, numva gasigaye nk'ikindi cyangwa se ibindi. Bimurambaza nk'umunyamakuru. Ntago nuko bisa kose ntago iki kintu kiremereye burya cy'imyaka 20 cyagerwaho cyangwa se cyarindwa. Iyi nifato ntago yaba ari ukwirinda gusa. Icya kabiri, Imana igomba kuguha abantu bakwiye, inshuti nzima. Yego. Zizagufasha kukigera. Muri rwa rugendo. Kuko Salomo buriya Dawidi kugira ngo akigereho yagize Yonatani. Ukeneye Yonatani uzagufasha muri uru rugendo. Yonatani arakenewe muri ubu buzima. Ukeneye Yonatani uzaka kubwira imigambi irimo icurwa kugira ngo utazagira kuri cya kintu ushaka kuba cyo. Yonatani buriya yafashije Dawidi. Raza akamubwira ati data arimo aracura imigambi yo kukwica, uyu munsi ube mu buvumo nusohoka, uyu munsi nujya mu buvumo bw'irunaka murahurirayo, uyu munsi nuhajye wibere ku musozi. Ukeneye Yonatani uguha amakuru. Ba Yonatani rero barakenewe, aba barakwiye. Yonatani arakenewe, kandi uwo muntu impamvu akenewe, ari n'abandi bantu Imana yagurutse atari ba Yonatani ariko bakaza ari abantu baje gusohoza
wa mugambi w'Imana kuri we cyangwa se za nzozi zawe. Na Yosefu kugira ngo ave muri gereza yagize umusotsi wa vino umuvuga ati hari umuyoboro ufunze. Farawo ni yaranabizi ko Yosefu afunze. Na Mose, uretse ko Moses wari warabitekereje, ni umugambi w'Imana wari uri kuri we kugira ngo usohore. Yagize umukobwa wa Farawo amukura mu aba bantu rero barakenewe mu buzima. Mu yandi magambo no mu bintu ugomba no gusengera, ugomba no gusengera ngo Imana ikaguha aba bantu bakwiye ba Yonatani. Barakenewe mu buzima. Kwirinda ni kimwe no kubirinda ni ikindi, ariko noneho ukeneye n'abantu bazabikwinjizamo. Kuko na Dawidi ntabwo ari bube umwami, nta nubwo ari buhure n'umugabo nka Sawuli ngo ajye gucuranga atagize umuntu umutangira amakuru ko hari umucuranzi uri mu ishyamba. Ntabwo byemera se? None se Sawuli, Dawidi ari kuzahura na Sawuli ati habonetse umuntu ugaragaza nyine ko ari umuntu ufite impano yo gucuranga imyuka mibi gahunga. Ahageze se sibwo yacuranze. Sawuli yarangiza akahita yandikira Yesaya ngo nta muhungu yajya amucurangira, yamucurangira imyuka mibi gahunga. Narimo yitoza kuba ibwami se. Abo bose urabakeneye, aba bantu urabakeneye. Ugomba gusengera, ugomba kubirinda, ariko usengera n'abantu. Imana ikaguha abantu bakwiriye muzagendana muri uru rugendo. Abantu barahari. Ntabwo abantu bose ari babi. Ukiri kwa kuri kino kintu cy'abantu, nibutse kimwe mu biganiro twakoze mu minsi yashize. Ntabwo cyari ikiganiro, byari yamajambo mato twashyiragaho y'amashoti. Wari uri kuvuga ku nshuti. Uburyo wasobanura inshuti, uvuze ko icyo kintu uvuga ku muntu, unyibutsa abantu bavuze ngo iyo nshuti ntibaho, ngizo nshuti ngo nizo mu bitabo, ngo ntizishoboka. Pastor, abo bantu kubabona birashoboka, izo nshuti kuzibona birashoboka. Impamvu ni uko abantu bananiwe. Izo nshuti zirahari, reka mbisobanure. Kuko Yonatani yabayeho ku isi, kandi mu biganiro twagiye tugira no mu live abantu babaza bavuze ko ari abantu babonye ba Yonatani. Urugero umudamu umwe wavuze ari muri Israel, mwaramubonye, yatanze ubuhamya aravuga ati Yonatani nge naramubonye. So wamubonye ute? Ati ifite mu Yonatani nge ndi umumama, we n'umukobwa. Nigeze mura n'ikibazo cy'isa amafaranga menshi, we yari afite ingwate. Arambwira ati jewe ngiye kwemera, we nta ngwate ufite kandi kino kibazo kizakugwa nabi. Aho kugira ngo ujye guseba, nuseba uri inshuti yanjye nanjye nzabasebye. Aremera atanga ingwate ye, amufatira credit, amafaranga bakajya bayakura ku mushahara we kugira ngo afashe yashutiye. Igihe kiragira wa mudamu yaje kubona akazi. Amaze kukabona, n'ubuhamya duhereye hano mwarabubonye. Amaze kubona akazi, aramubwira ati reka nkwishyure amafaranga, ati reka banza nawe wiyubake ko nta kibazo ufite. Aya ngana ntacyo yigeze amanuraho, ni deni narangije kuryishyura. Ikibazo ufite ni iki? Kugikora ari uko wavuye mu kibazo. Ati ni umuntu wari unyumva isaha yose. None se aba bantu urumva badahari? Ubu rero tugiye kuvuga ngo aba bantu ntabahari, twaba tugiye gukomeretsa ya mitima y'aba bantu bababonye. Si benshi ariko barahari, nawe uzababona. Barahari. Na Yesu maze yaramubonye ageze ku musaraba, amaze gutanga yabonye witwa Yosefu. Nikodemo we bamuhase kwikorera umusaraba. Nako nuza Simoni. Sibyo, Simoni bamuhase kwikorera umusaraba. Ariko noneho yabonye Yosefu wamuhaye imva yari yarikorogoshoreye, yenze kuba arayimuha. Abo nabo arabo tubona ku munota wa nyuma bashe gusohoza icyo Imana yavuze. Ariko hari n'abaza tukabana mu buzima. Abo bantu barahari, si benshi ariko barahari. Ntabwo ari benshi. Kandi nawe wasanga umufite. Uramufite? Imana imumpe. Imana imumpe rwose. Niko barahari, aba bantu barahari. Ntabwo twajya kuvuga ngo ni bahari. Barahari, si benshi ariko barahari. Muri iyi nzira hari ibintu biza cyangwa se n'abantu baza bashaka kwica cyangwa se guhagarika rya yerekwa, guhagarika za nzozi, kuzibangamira. Ukora iki? Ikintu ukora,
ugomba kugira amahitamo meza. Amahitamo meza. Hari igihe umuntu ahitamo nabi, yamara guhitamo nabi umutima we ukagenda ukabana n'ibikomere. Ushobora guhitamo gukomereka, ushobora no guhitamo kudakomereka kandi bigukomeretsa bihari. Kavuga ngo ibingibi ntabwo nabihisemo. Ni abantu urabona bakomeretse bahuye n'ibintu ariko haribo ugasanga igihe cyose araseka. Mukabana ukwezi kose utarumva avuga igikomere. Oya ntabwo yabihisemo, ntabwo yahisemo gukomereka. Uzasome Luka 6:27 uzasoma uzabyumva. Mubabarira abanzi banyu, mugirire neza babagirira nabi. Ibi bintu ni wowe bihitamo kubikora, ni Yesu wabivuze. Iyo wamaze rero kubihitamo ubwo ugahitamo kudakomereka, ubuzima bwawe buragenda neza neza. Ni wongera no kumenya ko nibikomere bibaho. Barakomeretsa akamera nko gusuka amazi ku mabati mashya, mutima uragenda ukibera nk'ibuye. Ese wabigenza ute kugira ngo ibyo bintu bashe kubyirinda kandi byaje? Kubyirinda ni wa mwuka wo kutizera ngo ufate umuntu ngo Dr. Bobo kuko murimo mukorana ikiganiro ngo wumve ko ataguhinduka. Wifata umuntu nk'Imana, menya ko umuntu ari umuntu. Igihe cyose wari witegura ku isaha n'isa ashobora guhinduka. Icyo gihe rero uritoza igihe cyose guhora witeguye. Naramuka aguye mu kivuge tireka nagisanzwe nagishya. Muri make umutima we naguhinduka, nagishya ni umuntu. Ibimubayeho nanjye byambaho ndi umuntu. Umeze ko nyumva? Mu yandi magambo umutima we wawurinze gukomereka. Ariko igihe cyose Dr. Bobo ni umwizera nk'Imana, ejo akaguhinduka, za nzozo zazitakaza. Ati weya umurongo wari ufite uzahita uwuta. Ati bize niba Dr. Bobo ankoreye ibi, ninde muntu wo kwizerwa koko? Icyo rero nicyo kibazo gituma abantu bari kuri inzozi. Ugomba rero kugira amahitamo. Ubwo icyo gihe uba warahisemo gukomereka, hitamo rero kudakomereka. Yaguhemukira, gumana amahoro yawe. Kubera iki? Nta kibazo. Aho ni handi umuntu yizera umuntu bahura ugatangira kumubwira ibibazo bye atari n'umuganga. Ugatangira kumubwira ibibazo byawe kandi icyambere cy'uwo muntu si umuroya. Umuroya nawe muganira kuri dosiye yagiye kubura. Ntabwo ujya kumubwira mugiye kuganira kuri dosiye wenda y'imodoka yakoze impanuka, ariko utangiye kumubwira ngo urumva ngo ufite n'abana 3 badahuje basi. None se abo bana 3 bazanye mute? Mwari mugiye kuganira kuri dosiye. None umva ikibazo ugiye kugira. Ni ukuvuga ngo ni wandi nyine umuntu wizera ukahituma umutima wawe wose ukahita usuka. Ejo ro naramuka ukomerekeje. Ubwo rero icyo gihe nushaka kumwa bijyanye n'amarangamutima yawe, nawe uzabe warubatse uvuga ati yabivuga atabivuga. Nahisemo kudakomereka. Nuko gahunda zimeze. Nuzizera umuntu nk'Imana, umenya ko umuntu yambaye inyama n'amaraso. Umuntu ni umuntu. Imana yonyine niyo kwizerwa. Warumva Yesu ari umuntu yavuyemo? Oya, reba ibibazo byacu ari n'ibyo azi twe tutazi. Uribuka abantu bazanaga umugore bavuga ko yasambanye? Yesu yandika hasi kuko yari azi ibibarimo. Buri muntu wese agasoma ibyo akigendera avuga ati okay, none utarakora icyaha nabanza mutere ibuye. Yari abizi. Bibiliya iravuga ngo niyo agombaga kubwirwa iby'abantu kuko abantu yari azi ibibarimo. Sari ikindi wambaza? Pastor, umuntu wagize amahirwe cyangwa se wageze muri zino nzozi, abantu bakunze kugorwa n'inyifato yo mu bisubizo cyangwa se kutamenya uko bitwara mu gihe bya bintu basengeye, bya bintu barose babigezemo, bya byifuzo bari bafite byasubijwe. Umuntu uri muri cya gihe cya za nzozi zasohoye, za nzozi yatangiye kuzigeramo, yitwara ati? Izo ntabwo ari inzozi, ni ibitangaza. Izo ntabwo ari inzozi, ni ibitangaza. Nakubwiye kugira ibitekerezo byawe ujya mbere yuko uhagera. Ugira ibitekerezo by'ikanani uri mu butayu. None se ngubu tubareba urugero, wari wabona inzu yubaka nta pura babanje kugaragaza? Umufundi banza kuzana igishushanyo. Ubwabyo rero cya gishushanyo kikizana inzu utari wayibona.
ushobora kuzanya igishushanyo utagira n'ikibanza. Nubizi se? Ugomba kwitoza uburyo ugomba kuba muri iyo nzu, amarangamutima akabanza agashira, ukahita ubona wayiryamyemo. Igihe nikigera yubatswe, amarangamutima uzaba yarasutse hahandi. Uzaba yarasize ku gishushanyo, ntabwo uzaba ugitekereza biri, uzajya kugera muri iyo nzu urimo utekereza ibindi. Nta mwanya wabyo. Buriya ntabwo abahanga baserebura itsinzi, bayiserebura mbere y'uko iba. Niyo mpamvu uzarebe Jose Mourinho yigeze atwara Champions League, barangije baramubaza ngo iyi match baramubaza ngo iyi match uyibonye ute, ngo urayivuga iki? Aravuga ngo ndashimira abakinnyi banjye bakoze ibindi. Aravuga ati oya, ndimo ndatekereza kuri match yindi iri imbere kandi yatwaye igikombe. Ntabwo ibitekerezo bikiri mu byarangiye, uyaserebuye kera, warimo aratekereza ibindi biri imbere. Abantu bamwe rero barinda barimo babyina itsinzi bagezeho, bakibagirwa ko imbere hari ibindi bintu bindi bashaka kugeraho. Rero ubitekereza mbere y'uko bigeraho, ukabibyina mbere y'uko bigeraho, ubundi hasigaye ukazagira amarangamutima yarashize. Niyo mpamvu cyagiye ujya kubona ukabona umuntu yaguze imodoka ntiyongere kuvugana n'abantu, yamutunguye, yaje ari igitangaza nyine, ntabwo yiteguye kuyibamo. Ugomba kwitegura gutura mu nzu utaranayibona, ugikodesha, ukahita utangira kwitoza uburyo iyo nzu uzayigira. Nicyo bita kwizera nyine. Icyo gihe iyo modoka niza ntabwo izakubuza gusenga, iyo nzu nziza niza ntabwo izakubuza gusenga, uwo mugabo naza ntabwo azakubuza gusenga, uzakomeza ube wenyine nk'uko wabagaho. Kubera iki? Wabiteguye mbere y'uko bigeramo. Inshuro nyinshi rero abantu benshi cyane bagira ibitekerezo by'aho bageze, niyo mpamvu bibatungura kwica ku bantu. Tyewe simvugana n'abantu. Impamvu utavugana nabo nuko watunguwe. Itoze kuba ahantu utari wahagera. Abantu barya manu uzirya, ariko vuga ati je nubwo ndimo ndya manu, si manu ndimo ndya, ndimo ndarya ibigugu. Ntabwo urabigeramo. We rero witungurwa n'ibitangaza, ubaka amahame yo kubigeraho. Inzozi, ibitekerezo byaho ujya mbere y'uko wagera. Ibitekerezo ntibyagutera kudamarara guteze, uri kubyira mbere y'intsinzi. Nese urayibyina urayifite, ko ari ukwizera nyine kari mu mwuka. Icyo gihe nta n'intambara ugira. Oya, none se urugero, uri umunyeshuri, sibyo? Uri muri primaire, urimo urabyina, urimo uravuga ati genda dogiteri, ndimo ndabyumva mu maraso. Ibintu utangiye kubyina ukiri muri primaire, urumva uzajya kubigiramo ikibibyina? Uzaba warabihaze. None se uzarebe umuntu, reka nkoresheje ijambo, hari nka karitsiye ujyamo ukimukiramo, wayigeramo muri iyo misi ukumva buri muntu wese amuga ati wasuye, ubikora amezi 5, uba wabihaze. Rero tangira ibihago no munsi utari wabituramo. Abantu babimenye, bamenye ngo ni dogiteri. Ubu ko wabaye dogiteri watangiye kubyumvamo ryari? Mbere y'igihe kinini. Nka ryari tubwire? Ndi gutangira kaminuza. Nibwo watangiye? Nibwo natangiye kubyiyumvamo. Ukajya unabyiyita cyane. None se niyo n'abantu babikwita ukabyibagirwa? Hari ubwo ujya, sinjya numva wiyita ati jewe nitwa Bob, kereka iyo uri mu kazi. None kubera iki udakunda kuyishyiraho? Wumva ari bisanzwe kuko bimaze igihe, wabitekereje mbere y'uko biba. Iyo bigutunguye rero, utabishyizeho banaguhamagaye ngo Bob, uhita uvuga ati ariko sha, kuki upfobereza amavuta? Imvune zanjye ntabwo uzi. Uri muranyumva? Rero ibi bintu ni ibintu byabaye nk'ibintu bigutunguye, ariko wowe kubera ko wabitekereje mbere, uwo byiswe kera, abantu barabikwitura bimenyera. Ubu rero nagishya, urimo uratinyuka ukanyita Bobo ryonyine. Kuki utanongeraho dogiteri? Ongera usubiremo wandike, subiramo uvuge watunguwe, watunguwe. Ariko umuntu umva nabisanzwe. Je nikundira umukozi w'Imana Revera Dr. Antoine Rutayisire,
ajya akunda kuvuga umubwira akaba gateka se yo mamunyita ati jewe ndi pasiteri birahagije kuri we iyo arimo kubwira ahantu yanyuze kugira ngo agere aho hantu ni ibintu yatekereje kera nta gishya kuri we. Niyo mpamvu rero ujya kubona ukabona umuntu arakomeye ariko ukabona nta kirenze kubera iki bitekereje mbere yuko abigeraho. Ariko hari undi noneho wikanga gukomera ati ta hantu ngiye kunyura mwamaze kubategura mwabanje kureba amawari mwashashe imyenda mwashashe ibitambaro by'ahantu ngomba guca si yindi mpamvu yikanze gukomera narakomera. Ntago abakomeye babivuga babitekereje mbere babivuze kera babyatuye kera. Yosefu amaze gukomera yaciye bugufi inzozi yazigize kera arwanye nazo iyo tsinzi yarayiruhiye ahubwo ahageze atangira kuyirinda. Wigeze wumva cyurira bakuru be yababwiye ngo iki? Yarababwiye ngo ibi ni Imana yabagize inzira yo kugira ngo bicemo bizasohore. Ntabwo yigeze abacyurira ariko ndaravuga ati mwari muzi ko nazabigeraho mwari muzi ko nazagira se ubwo bwibona bavugaga nahageze rero uretse muze murebe buretse uwo ni umutima ukomeretse. Yosefu rero yabihisemo yaravuze ngo niba Imana yaciyemo kugira ngo ngere kuri izi nzozi Imana ibaha umugisha. Nasa amaze gupfa nigeze abibacyurira kandi bo bari bazi ko azabibacyurira ariko nigeze abibacyurira. Sinzi niba ngushubije. Pastor, ni ikibazo gisa nk'aho cyarimo tugana ku musozo ko sinifuza ndakuza kurambira abantu bantu twabamenyereje ibintu bito ntekereza ari byiza. Niye mpamba twasigira cyangwa se wahereza uyu muntu uri kugana muri biriya bintu uri kugana muri bya bintu hari n'ibintu utekereza abantu ntibabyumve Pastor wabwira umuntu wawe uri kumubwira inzozi zawe kwa kundi watubwiye ngo hari abantu nabwira inzozi zawe batazumva n'iki bakanaguca intege. Ndashaka uganiriza uyu muntu ufite ibintu yarose binini bigari nawe ubwo ageraho n'amaso y'ibyahagazemo n'ibyo ari kunyuramo akumva acitse intege akumva rimwe na rimwe habayemo gutentebuka. Umuganirize n'iki niye mpamba wamuhereza n'icyo wamubwira gikwiye guhora kimukomeza. Impamba namuha kuri izo nzozi afite nuko yaganira nabo zasohoye apana n'abakirwana n'ubuzima bitandukanye no kwizamura cyangwa se kwisakuza. Arimo araganira n'ababigezeho. Ntabwo umuntu wageze ku kintu ntabwo akurwanya uri muzamuka ntabwo afite umwanya wo kurwana n'ahashize. Hari ahandi hantu handi arimo ashaka kujya ntafite umwanya w'abana barimo bazamuka nta kibazo afite. Ikibazo rero ujya kuganira nabo n'abakirwana n'ubuzima ugomba kubaza ababigezeho ukabaza ngo mwabikoze mute. Ikibazo rero gihari abo bana nabo ariko ngo we so umunyenzozi arwanya ababigezeho kandi wabigezeho ntuzamukuraho kuko n'uzamahame yubatse amugeza aho hantu ntabwo uzabishobora. Oya uwabigezeho cyakora wabishatse yakubita utarabigeraho kuko azi kugira ngo bagere kuri ibyo bintu amabanga bakoresheje. Urugero Kahini urabizi ibintu yakoze ubundi yagombaga kubaza Bere akamubaza ngo wabigezeho ute aho kugira ngo amubaze uko yabigenje amugirira ishyari aramwica. Ubundi Abeli nibamwica Abeli baramubaza gasubiremo Abeli nibamwica Abeli bamubaza uko yabigenje bamubaza uko yabigeze wakoze iki wabigenje ute kugira ngo ugere ahantu wasobanurira wambwira. Ariko ikibazo bamwe bica ba Abeli Kayini yisha Abeli ahita ahinduka igicamuke na za njonjori ze nizongeye kwemerwa agwa isaba umusazi. Kubera iki? Uwagombaga kumubwira icyatuma ibitambo bye byemerwa yahise amwica kandi ari ufite iki amakuru. N'Imana yamubwiye ngo mbese nukora ibyiza nuzemerwa. Abeli rero beshi ba Abeli bamwabigezeho mwubaho tuzajya tubabaza uko mwabigenje. Rero urabona Abeli yatumbagiye ari kure arimo aratumbagira arimo arakora ibintu bikomeye abantu bose barimo barakoma amashyi wiyamo no wamwegereye tugerageza nzakora igishoboka cyose ngere kuri uriya muntu ambwira uko
gezeho ahubwo warangiza ugatangira kumurwanya. Uriya rero ntabwo rwose, ntabwo imikorere ye nyemera. Ni ishyari inshuti yanjye, ni ishyari. Ahantu ageze nturahagera, wagize ishyari, ntabwo uri bubigereho. Ubutumwa rero naguha, wirwanya Beri, ahubwo mubaze uko yabigenje. Azakugira inama, akubwira uko izo nzozi nawe ufite uburyo uzazigeraho n'uburyo zizasohora. Wimwica, wimugirira nabi, mubaze uko yabigenje. Ubutumwa ntibuhagije. ikintu cyumvikanye. Abeli wimwica, ahubwo agira ute? Mubaze. Urabisoma mu Itangiriro igice cya 4. Abeli wimwica, ahubwo mubaze. Baza babigezeho, baza babifitiye amakuru. Sibyo? Inshuro nyinshi uraganira n'umuntu ngo mbwira ugendana nawe, nkubwire uwo uriwe. Uraganira n'umuntu, urabona uri mu nzira y'iterambere, urimo uraganira n'umuntu byananiye, azakubwira ko bidashoboka. Azakubwira ati, azaguha ingero zabo byanze. Nanjye byaranze, nanjye urabona byaranze, ari nagerageje, nanjye urabona byaranze. Wese urabona uzabishobora, azishyiramo nawe. Ubwo tugiye kubaka urugo, ati zirara zishya nangwa zikiriho mwana. Urashaka ubucuruzi? Twarahombye. Uzanacururizaga mu Bushinwa, nagiraga guriya. Ibyo nabacuruze, turebe ibindi bintu ujya gukora. Ishakira akazi k'ubwarimu, iby'ubucuruzi byihorere. Ishakira k'ikiganga, iby'ubucuruzi bireke. Ishakira ibindi bintu ukora. Ubucuruzi byo nabacuruzi byo. Kandi wari ufite inzozi ziki? Irinde n'abantu rero irinde rero kujya kugisha inama abantu byananiye. Gisha inama babishoboye, kuko ibyo ugiye gukora hari abandi babishoboye. Gerageza ushake ibiguzi byose bigusaba, ubitange, ubagereho muganire. Turakoze cyane. Mubaje ikindi kibazo naba ndi ntashima. Shimira aho ngaho rwose. Reka gushimire cyane ku mwanya mwiza no kubw'amagambo akomeye tuganiriye. Dusoze n'isengesho dusengera abantu bose bafite inzozi ariko basa nk'abacitse intege cyangwa se bahagaze mu bihe babona inzozi zabo kuzitegereza, kuzisengera n'iki biri kubagora. N'ibindi umwuka yakuyobora. Reka dusenge. Nibamenye ko ibibarwanya ari ibiremwa, ariko barwanirira ari umuremyi. Ibibarwanya ni ibiremwa, ariko barwanirira ni umuremyi. Ibihe byose barimo bacamo ntibabitega ikindi gihe. Hari igihe kigucisha bugufi, hari n'igihe kikuzamura. Yosefu yabaye imyaka 30 hasi, ariko kubera inzozi 80 yayimaze hejuru. Sibyo? Yabaye hasi imyaka 30, ariko 80 yayimara hejuru. Umuntu ufite inzozi ngari abanza kunyura hasi, ariko atinda hejuru. Wikwitaho utinze, reba aho uzamara igihe kinini. Ugira amahoro. Turagushimiye nyiricyubahiro, uri mwiza urakarama. Gushimiye ko bw'aba bantu bakurikiye iki kiganiro. Nyemerera uyu mwanya umuntu wese ugiye kumva kino kiganiro ubuzima bwe bihinduka, ave ku rwego rumwe agere ku rundi rwego, atere imbere, azamuka, komere, abo umuntu udasanzwe, amateka yahinduke. Urakoze kubikoreye kuyubahisha mu izina rya Yesu, amen.